roho nzima itura mu mubiri muzima. Kwivuza bisaba gushishoza, tukirinda imiti ikoze mu binyabutabire, tukagana imiti ikomoka ku bimera ikoranye ubuhanga n'ikoranabuhanga. Prime Health Infinity yabazaniye ubuvuzi mpuzamahanga Chinese medicine bukoresha imiti ikoze mu bimera 100%. Fasha by'umwihariko abafite indwara za diabete, umuvuduko w'amaraso, impyiko, hepatite B n'izindi ndwara z'umwijima, amara, amibe, hemorrhoide, asima, sinezite n'izindi. Bya prostate, kubura ubushake cyangwa gucika intege mu byo gutera kababyeyi bazahajwe n'ibibyimba byo mu nda, infection, ibibazo by'imihango, kubura ubushake no kutabyara, tubakoraho rikaka. Prime Health Infinity ikorera i Kigali ku Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya Kigali Parent School. Dukorera kandi mu mujyi wa Gisenyi kunsi yahahoze gare umanukiye kuri Avenue yo kwa Clave. Prime Health Infinity ubu yamaze kugeza stock y'imiti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugira ngo abari muri Canada, Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese bariho mwishyurira imiti kandi bagere hari hituruje kitarenze iminsi 2. Nta mpamvu yo kongera gutumiza imiti mari igihe kirekire bikaba byakuviramo no kubura amafaranga yawe. Ibihugu by'Iburayi nka Finland, Ubwongereza, Ububiligi, Ubufaransa n'ahandi Asia ndetse n'ibindi bihugu bya Afrika dukoresha posta na DHL, namwe imiti kabageraho mu gihe kitarenze iminsi 5. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 788890576. Yes, reka twongere rero tubasuhuze cyane, tubifurize igitondo cyiza kuri mwebwe mwese mudukurikiye amasaha mu gitondo, hanyuma kandi twifurize igicamunsi cyiza kuba dukurikiye ari mu masaha nyuma ya saa sita. Turimo kwifuriza umugoroba mwiza kuba dukurikiye mu masaha y'umugoroba, biraza guterwa no mutwumva merereye ndetse nuko ingengabe yaho ihagaze. Twero turi mu gitondo cyo ku munsi wo kwa gatatu, turi ku itariki 7 z'ukwezi kwa gatanu, turi mu mwaka wa 2025. Iki gitondo rero aho utwumva uherereye, wumve ko rwose twamaze kuguha ikaze muri amakuru, aho amakuru yacu n'ubundi ari amakuru agiye kugenda agaruka muri aka karere k'ibiyaga bigari, ariko by'umwihariko akaba agiye kugenda yibanda hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twe tugiye kugaruka mu bice bikomeje kuberamo imirwano, tuze kubabwira rero ibice cyangwa se agace M23 yafashe, hanyuma kandi tuze kubabwira n'ahandi hose habereye urugamba, icyo bita report ya risasi na mageruhi. Ikiro ntabwo ugomba kugicikwa kuko biri mu byo tubazane. Icyitwa deployment mu bice bigiye bitandukanye nicyo gikomeje kugenda kiba cyangwa se cyatangiye kugaragara mu bice bigiye bitandukanye, mu gihe nyamara mu by'ukuri biri kugaragara ko imirwano isa nagiye gufata indi ntera. Ni nako rero idoha aha ni muri Katari, impande zombi ubwo ndavuga ku ruhande rwa guverinoma ndetse no ruhande rwa AFC M23 nabo bari hariya ngo baganire barebe uburyo ki iki kibazo rwose bagishyira hasi cyangwa se bagicoca kikarangira, imirwano igahagara muri burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Gusa ariko ibigendanye n'urugamba byo n'ibindi byamaze gufata indi ntera. Turaza kushira ku murongo n'ubundi Vincent, tuze kureba n'ubundi muri ya makuru ya politike na diplomasi, aho turubuze kugenda tureba ibiri kubera muri aka karere k'ibiyaga bigari. Ubwo rero turaza kureba ibiri kuvugwa kuri rezo sosiyo n'ahandi hose, tuze kugenda rwose tubana. Icyo usabwa rero nta kiri no gukanda kuri subscribe niba ukigera kuri umuyoboro ari ubwa mbere, kugira ngo uzajye ubona amakuru mu imbere. Hanyuma kandi niba warabikoze, icyo usabwa ni like ndetse una sharing kugira ngo ibintu bigende neza. Hanyuma tudatinze, reka duhere mu mirwano yabaye ku munsi w'ejo. Imirwano yabereye hano n'ubundi muri Sud Kivu, ariko no muri Nord Kivu naho hakaba hari ibice byabayemo imirwano. Ku munsi w'ejo nyuma y'uko 23 ikubise Wazalendo ku munsi wo kwa 25, yes hari kuri 25 nibwo yabakubise ku bitero bari bagabye ahantu bitazagatogota ngo bashaka kwigarura ahantu bitazakamanyola. Murabyibuka ko iyo nkuru twe twabagijeho tubabwira uburyo cye 23 yabarashe ndetse barasa babegereye cyane muri metero 30, baza kuhatakariza abasirikare benshi cyane, kuko murabyibuka ko mugenzi wacu wabikurikiranye uri hariya imurenge, amakuru yatubwiye cyangwa se yatugejejeho nuko ngo harashwemo hapfemo abantu bagera ku abasirikare bagera kuri 19. Inkomere zo ziba nyinshi ku buryo ndetse n'uwari uyoboye urugamba we ngo yanagiye rwose asohorera mu bitaro bya hariya Uvira yarashwa akaboko. Nyuma rero yuko babarashe ejo ku munsi ejo hashize tariki 6 nabwo ngo bakaba bagarutse, ariko none bagaruka nubwo barasare mu ntera ndende, bohereza amakompora, amabombe, amasasu mato n'imbunda zose zishoboka, barasa muri aka gace kagatogota n'ubundi hahandi bakubitiwe, kuko bari bazi ko n'ubundi M23 yaba yasuye kubatega ambush. Barashe rero igihe kingana hafi n'amasaha 2 bari kurasa, ariko byose bije biza kurangira M23 itabasubije. Barangije mu by'ukuri
basubirayo bimwiza imoso, ariko ibinyamakuru byarabirimo kwandika ko ngo barashe cyangwa se ngo M23 mu by'ukuri ngo yakubiswe na twirwaneho ngo muri Gatogota, ariko nuko byagenze nkuko amakuru rwose ari kutugeraho. Ubwo ibinyamakuru biri kwandika izindi nkuru, mumenye ko rwose birimo kugenda bibeshya atari ko biri. Hanyuma naka tugaruke rero n'ubundi kubijyanye na deployment muri ibice. Reka mbabwire ko ubu tuvugana nkuko amakuru arimo kugenda atugeraho, nuko ingabo z'u Burundi cyangwa se igisirikare cya Neva ngo baba bongeye gusuka abandi basirikare benshi cyane hano n'ubundi muri Sud Kivu. Abasirikare basutse hano n'ubundi bakaba ari abasirikare baje kurwana, ndetse hakaba harimo n'abarangije ikosi vuba cyangwa se abavuye ku ishuri rya gisirikare vuba. Abarongo nibo Neva yizeremo cyangwa se ngo nicyo cyizere bafite, kuko ngo ni abasore batojwe neza, dore ko hari n'imyitozo ya nyuma bahawe na South Africa, indi ro bayihabwa n'Ababiligi. Donc ngo batojwe n'ibisirikare cyangwa se n'ibihugu bigera kuri bitatu. Igihugu cya mbere cyabatoje ni igihugu cy'u Burundi, hikubita igihugu cya South Africa, hikubita n'igihugu cy'Ubirigi nyine n'igisirikare cy'Ubirigi cyabahaye imyitozo. Hanyuma rero ngo ku gihugu cy'Ubirigi cyangwa se ku ngabo z'Ababiligi icyo babatoje no guhangana n'ibitero byo mu kirere birimo za drone, ndetse no kurwana mu by'ukuri bifashije ibitero byo. Donc bitozeje kwataka bakoresheje ikirere ndetse no kwidefanda cyangwa se kudefanda, kwirinda ibitero byo mu kirere. Ubwo urumva ko babahaye imyitozo ikomeye cyane, mu gihe mu gihugu cy'u Burundi ho ngo babatoje nyine n'ubundi nk'ibisanzwe kurwanira hasi ku butaka, mu gihe mu by'ukuri igisirikare cya South Africa icyo babigishije ni ibintu bijyanye na sharing cyangwa se kurashisha imbunda za muzinga, ndetse n'icyo bita ngo ni camouflage cyangwa se kwihisha kwirinda. Ibyo byose ni ibintu rero ngo babatoje. Abasirikare ngo batojwe neza bakamanuka, ngo nibo bagiye kumanuka cyangwa se nibo bagiye kwataka M23, bakaba rero baritoje bagera hafi muri batayo irenga, kuko baragera batayo bigizwe n'abasirikare bagera muri magana 600. Aba basirikare nkuko amakuru ari kugenda bivuga ngo bahawe imyitozo ikomeye cyane, ku buryo ngo nibura abasirikare 3 b'Abarundi muri abasirikare batojwe bitewe ngo n'amaboko baciyemo, ngo mu by'ukuri bashaka gukubita ngo nibura abasirikare 30 ba M23. Urumva ko nicyo kigero n'ubundi bakomeje kugenda bafatira, kuko ngo bafite imyitozo ihambaye. Aba rero nibo n'ubundi ngo bizereyemo ko bagiye kugaruza ibice byose M23 yabambuye, haba hano muri teritwari ya Uvira hari uduce M23 imaze iminsi ifata, turaribuze kugarukaho, ukazamuka ukagera mu Mwenga ndetse n'ibindi bice ukazamuka mpaka ugeze za Bukavu. Aba bakimara kuvamo nkuko amakuru arimo kugenda bivuga ngo hari abandi nabo batari bake bagera hafi mu 1,100 bahise binjira muri iryo shuri. Abarimu rero ni babandinga akaboko ni kakandi, iyo niyo pipinieri ya Kisekedi ndetse na Neva igiye kuza ngo gufasha FARDC cyangwa se kongera kugarura ibice M23 yabambuye. Ese abasirikare batojwe bate, niki bagiye gukora? Ni inkuru duhawe cyangwa se itugezeho duhawe na mugenzi wacu uri hariya mu gihugu cy'u Burundi, utubwiye ko mu by'ukuri ngo M23 agomba gukenyera bagakomeza, kuko ngo aba basore n'abasore ngo mu by'ukuri bize ikintu kijyanye n'amashuhati, ikintu cyo kwihanganira urugamba, kandi ngo nicyo kintu kijya kigora cyane zingabo, kuko ngo iyo M23 ngizokeje urufa cyangwa se ibarashe cyane, abenshi ngo bajugunye intwaro bakirukanka ubwo babukabataha. Rero ngo ababo ngo bameze nk'ibisimba, ni nk'ibihanyaswa, ngo ntibajya batinya amasasu, kuko ngo nabantu baba bariteguye ngo no gupfa. Donc ngo baje no gupfa, donc bo bamaze no gusinyira ko ngo bagomba gupfa, cyangwa se bagomba gupfira mu by'ukuri ibyo akazi bagiyeho. Ni nka extended boys cyangwa se mu by'ukuri Neva we arishurwa bo bakaza kurwana. Urumva ko bagiye kurwana umuhenerezo. Hanyuma ngo ikindi kintu motivation Neva yabahaye ngo yababwiye ko ngo nibaramuka nibura mu byo kuri bagaruje ibice bike hano muri Sud Kivu M23 irimo, ngo icyo agomba guhita bakora ngo nuguhita bashakira mission bakajya hanze. Urumva ko bagiye kurwana noneho mu by'ukuri nta rutangira. Ibaze naho batangiye ngo abasirikare nibura 5 ngo bashobora gukubita abasirikare 30 ba M23. Ibintu bitakigeze bibaho cyangwa se utari nibwo bwa mbere numvishe bakompara igisirikare cyabo n'icya M23. Abasirikare rero biravuga ko ngo bamwe bagiye guhita n'ubundi baza hano mu by'ukuri muri Uvira, baze barinde uyu mujyi wa Uvira usa naho M23 yatangiye kugenda iwegera.
hanyuma ku rundi ruhande abandi ngo bakaba bari buze n'ubundi hano muri za Gatogota, ubwo ni za Ruvunge ndetse na Gatogota, aho rero ngo bagomba kuza gushakisha ukuntu n'ubundi bagomba guhita batangira gushakisha uburyo Kamanyura ngo igomba kuvamo, hanyuma noneho ngo bagakomeza berekeza za Nyangezi ndetse ngo bagakomeza bagera mu mujyi wa Bukavu. Nibaramuka bageze Nyangezi uwo munsi ngo nibwo Neva agomba kuzahita rwose aca impaka agatangira noneho kubakorera ibintu bidasanzwe cyangwa se bagahabwa n'amafaranga, kuko Neva ngo muri disikuru cyangwa se mu magambo babaganije barababwiye bati mwe mukora ako kazi noneho murebe ko Neva cyangwa se Gisekedi nawe ubwe atari buze kubaha amafaranga. So ababirigi rero babigizemo uruhare, South Africa bigizemo uruhare, niyo makuru rero atugezeho muri iki gitondo. Andi makuru aravuga ko no ku ruhande rwa M23 niko bakomeje kugenda bari forcinga cyangwa se bongera abasirikare hano muri Sud Kivu, ariko nta mugaburika bari forcinga cyangwa se bongera abasirikare kuko nubone barimo kugenda bafata uduce nk'ubu nyuma yuko uwitwa Wiringoma agaragaye rwose kuri zo sosiyo ari hariya muri kano gace rwose, navuga ngo ni agace ka Kaziba hospital cyangwa se hano Kaziba ku bitaro bya Kaziba. Ubu ngubu ikiriho kiri kuvugwa niki? Ikiriho kiri kuvugwa nuko ngo hariya bahise bahageza n'ubundi ingabo za M23 ndetse ngo bagomba no kwa advancinga bakegera imbere. Aho hose rero bari kugenda bafata suko mu by'ukuri baba bafite bagomba kuba bafite effective ndende cyangwa se abasirikare benshi cyane bagomba kuhaba. Niyo mpamvu barimo kugenda bari forcinga, bamwe bakava mice bimwe bakajya mu. Reka twakire Vincent, iyi nkuru tuyinjiranemo y'ibice M23 yafashe ku munsi w'ejo. Vincent, wiriwe neza? Waramutse neza? Waramutse neza? Waramutse neza? Waramutse. Urakomera? Ndakomeye, ndameze neza. Ko numva amajwi wagira ngo harimo n'amakaraza. Ngombwa ni mu gitondo. Nta umuntu abatari yagize kandi ryongere biturike. Hanyuma reka twinjire mu duce nyuma yuko hari kuvugwa reinforcement zabaye ku munsi w'ejo, abarundi barariforcinze ku ruhande rwa M23 nabo ngo bariforcinze hano muri Sud Kivu. Gusa ku munsi w'ejo hari uduce ngo M23 yafashe nkuko amakuru arimo kugenda tugeraho. Hari uduce M23 yafashe nkuko bivuga nyuma yuko ihanganye na Wazarendo ndetse n'abarwanyi b'abarundi n'aba FARDC n'aba FDLR. Imirwano yabaye ejo ku gicamunsi, imirwano yari ikomeye cyane. Aho muri teritwari nyine ya Mwenga muri Sheferi ya Ruhinja. Agace gakize ku mabuye y'agaciro bita Ruciga, M23 yarakigaruriye nyuma yuko igeze muri Sheferi nyine ya Ruhinja. Ariko akaba yarakigaruriye nyuma y'imirwano ikomeye cyane yari imaze iminsi iba muri Kazira. M23 imaze kuhafata itangira nyine ari byegereza Kazira. Abarwanyi ba M23 barimo baregera aho bita Nzimbira. Ni hafi ya Mwenga centre, iragira ngo aho ihafate hose, noneho aho abarwanyi ba Wazarendo baturuka hose M23 yarayigaruriye kugira ngo igere muri Uvira nta bice na bikeya bitibangamira uyu mutwe kugira ngo utambuke ntacyo yikaba, kubera ko abarwanyi ba Wazarendo nyine ubona baturuka mu bice bitandukanye hano za Nzimbira, agace ka Ruciga bari bagafite batukura amabuye zahabu kugira ngo akomeze kubafasha kwiteza imbere mu buryo ariko bw'ubujura. Ubona M23 rero kugira ngo bakure mu bice byose noneho isigare yidegembya ivuga ati turi kwerekeza Uvira, nta gice dusize inyuma na kimwe kirimo uwo bakita uwo bahanganye. Hanyuma se aba basirikare boherejwe cyangwa se baje gusubiza inyuma ibitero bya M23 n'abasirikare b'abarundi bamufite imyitozo ngo idasanzwe, kuko ngo yabo Burundi bwarabatoje, South Africa iratoza, ababirigi baratoza, aba ngo barabize ko bagomba ngo kubasubiza inyuma. M23 twizere ko ibitero by'abagabo cyangwa se iri buze gutsimbura abasore ngo bamaze igihe bari gutozwa. Burya iyo umuntu arwana nyine buri wese aba afite icyo arwanira kandi akagihagararaho.
turabizi yuko abarundi barwanira kwibonera amafaranga ariko M23 nk'uko ikunda kubivuga irwanira kugira ngo ibeho. Ntabwo rero wahangana n'umuntu urwanda kugira abeho ushaka amafaranga ngo ubashe kumutsinda. Niyo mpamvu ubona M23 ikomeza kubotsa igitutu kandi ikabakura mu bice barimo ikabyigarurira. Yego. Ubwo twizere rero ko nabo iri buze kubakoramo akazi ngo ko batojwe cyane ra. Ntabwo twese tubyizera kuko bo nibo babyizera kuko gufata ibice bafata nibo bifitiye akamaro. Twebwe n'abanyamakuru ntabwo tubyizera kuko nta nyungu dufite mu kuba barwanda. Ubu ubwabo nibo bakwiye kuba babyizera cyangwa ntibabyizere. Twebwe tureba ibiri kuba cyangwa tukaba twakorana bitewe n'uko tubibona. Hanyuma ahantu hitwa muri Nyiragongoro za Bukumu naho amakuru ari kutugeraho muri iki gitondo nuko ngo Wazalendo bari kwishikiriza cyane M23 barimo bari reportinga ubanza byabayube haramura ari amashyamba pe. Muri Nyiragongoro nk'uko bizi Wazalendo abapolisi ba Kongo ndetse n'aba FARDC n'aba FDLR bahoze barwana kugira ngo ibi bice byegereye umujyi wa Goma ndetse na Goma hadafatwa. M23 imaze kubakubita inshuro bahise bakwira imitwaro bajya muri Nyiragongo ndetse n'ibindi bice bikikije Nyiragongo. Ajyayo bakwiye ibitero bitandukanye mu bice binini byegereye uyu mujyi wa Goma ndetse n'ano muri za Nyiragongo. Cyane cyane ariko bakaba bari muri za Rutayo ndetse n'aha Bukumu. Nyuma y'uko rero umwami bita Isaac Butsitsi abakanguriye kuva mu mashyamba abo muri Wazalendo FARDC ndetse na polisi akababwira ati Wazalendo FARDC n'abapolisi mwese abavandimwe dukwiye kuza tugafatikanya no kubaka igihugu tukifatikanya na Armée Nationale Congolaise kubaka igihugu kuko bafite gahunda nziza tuyimara kuganira nabo nabonye yuko hari abantu bashaka yuko twese dufatikanya nk'abanyagihugu. Ati muve mwayo mashyamba ni muve mwibyo birunga mwiyombe ikomeza kubagirira nabi. Ati muze dufatanye kuko nta kindi mwakora kuko barabatsinze babakura mu mujyi wa Goma bakura mu bice bitandukanye. Ati naho mu birunga kubakuramo rero nibatabakuramo imbe izabikiramo. Ati muze dufatanye twubaka igihugu kuko ukomeza mwirukanga nta kintu bizabafasha kuko bizanarangira n'ubuzima bwanyu mubuze kuko muzashaka kubarasa bitakiratoboye noneho barasemutse. Ati ndabagitama yuko mwaza tukiyuza ko muri abavandimwe bacu muri abana bacu muri ababyeyi bacu muri bakuru bacu. Ati nimuze rero twiyunge dukorane na M23. Ni mwumva buryo rero abarwanyi ba Wazalendo abarwanyi bo muri FARDC abarwanyi bari muri polisi ya Kongo bose bari kuza bishikiriza M23 kugira ngo bakorane. Ariko cyane cyane buturutse kuri ubukangurambaga bwa Isaac Butsitsi niwe uri kubakangurira kuza gufatanya nabo. Rero baje ari ku bwinshi ubu ngubu bagiye bifitiza umwami bakabashyikiriza ubutegetsi bwa M23. Hanyuma Vincent tugaruke kuri ibiganiro biri biteganyijwe i Doha n'ibiganiro n'ubundi by'amahoro ariko nubwo impande zombi ngo ziri hariya ntabwo ibintu biri kugenda neza. Namaze kumenya amakuru ngo ko n'ubundi ubutegetsi bw'Kinshasa ntabwo buri kwakira neza ngo ibyo M23 irimo kugenda ibasaba. Nk'ubu ngubu urabyibuka ko ngo ubushize ngo M23 ngo yababwiye ko bari bababwiye ko bagomba gufungura abantu ngo barangije bifungurira abandi bafungura abo batigeze bumvikana kandi ngo M23 yo ngo ibyo ari yasabwe byo kuva hari muri za Warikare yari yabikoze. Ese mu by'ukuri uyu muhuza ntabwo ashobora kuzagira atya akabona mu by'ukuri ari ibintu guverinoma iri kugenda itengwa ibikarangira nawe abyihore bitewe nuko aba ari kunga ariko cyangwa se aba ari kugira ngo afashe abona batitaye ku byo bari kuba baganiye? Ntabwo umuntu uzabireka kubera yuko nubwo tubona Katari na Amerika kandi Amerika ikeneye n'amabuye y'agaciro kandi yamaze kwemererwa kuyabona. Oya nawe aho ngaho urakabije ngo Katari na Amerika. Katari ni umukozi wa Amerika ntabwo nkabigiye birazwi. Birazwi. Yagikinga mu ijwi rya Amerika ntabwo yandikinga nka Katari ubwayo.
irimo rero irakorera Amerika kugira ngo ibyo Tshisekedi yabateganyije kubona amabuye y'agaciro bayabone kandi ntabwo leta ya Kongo ariyo yasabye M23 kuva muri Walikare. M23 byavuze yuko yategetswe na leta z'ubumwe za Amerika kuva muri Walikare kugira ngo ibigomba byabo babashe kubicukura bisanzuye. Ntabwo rero leta ya Kongo kuba yakanga ibiganiro bivuga yuko Qatar izabivamo cyangwa kuba yakanga ibyo M23 basaba bivuga ko Qatar izabivamo. Qatar ntabwo izabivamo kubera yuko ntabwo yigeze isabwa na leta ya Kongo ko iba umuhuza. Ahubwo ufite inyungu niwe wasabye yuko Qatar ijyamo. Kandi urebye ntabwo M23 ikeneye yuko ibibazo byayo bikemurwa mu buryo bw'ibiganiro urebye ikiri gukorwa. M23 yahisemo kurwana ndetse no kuganira. Kubera ko kuva yajya muri ibyo biganiro kuba byatangira nubwo leta yatsinze ari byo itemeranya nabo, ntabwo yakomeje kuvuga yuko itarwana, yakomeje kuvuga ko itarwana ariko nta munsi n'umwe itari yatangaza yuko yafashe uduce runaka. Ariko nibo baba bayatatse urabizi ko Makenga General Sultan Makenga we yavuze ko iyo batatswe aho babateye baturutse bagomba kuhabakura kugira ngo bamenye yuko umutekano bawufite. Izo ni imvugo za gisirikare, umuntu waba utahazi imvugo za gisirikare niwe wavuga ko ibyo Makenga avuga ari ukuri. Ubwo rero twe ntabwo tuzi niba akora reinforcement muri Kivu y'Amajyepfo, Kivu y'Amajyaruguru akaba akora reinforcement, akaba yangaje abasirikare amanywa n'ijoro. Mu buryo bw'imbaraga rero iyo wangaje abasirikare ukora reinforcement ushaka intwaro, icyo bisobanura nuko uba ushaka kuba amanywa n'ijoro warwana. Niba afata urubyiruko akabashyira mu gisirikare, agafata abari n'abategarugori akabashyira mu gisirikare, bivuga yuko ashaka kurwana. Oya bikuba ari ukugira nyine yongera imbaraga bataza kumunesha bakamukuraho yarari nyine yarari, ntabwo bivuze ngo ashaka kurwana. Bo bavuga imbaraga, ariko biriya bavuga byo ni impamvu nyine z'igisirikare, kandi nawe uramutse uvugira igisirikare ntabwo wavuga yuko wateye umuntu runaka, uvuga yuko wirwanaho. Ibyerekeranye rero n'ibyo leta ya Kongo isaba, yaba ari leta ya Kongo ifite ibyo isaba M23 ntabwo iravuga ko yabyemeye. M23 nayo ibyo isaba ntabwo leta ya Kongo iravuga ko yabyemeye. Buri ruhande rero iyo uganira, iyo utemera kugira ibyo uhari ukavuga yuko ibyo usaba ari byo bizubahirizwa 100%, ntabwo ibyo biganiro bishobora gushoboka. None se wenda turebe nuvuga ngo nibura baba barafunguye nabo M23 ya proposaga ko bagomba gufungura. Kubisaba ni proposal nyine uko bivuga, kandi proposal ntabwo ari itegeko. M23 basaba yuko bafungura abantu 700, etacisha zikabasaba yuko bava mu bice bafashe bagakuraho n'ubuyobozi bashyizeho. M23 rero ibyisabwa birakomeye, n'ibyo leta yacisha zisabwa birakomeye. Buri ruhande rero niba rutigomwa ntabwo ibiganiro bizashoboka. Kandi turabizi ko twagiye tubona abategetsi bamwe na bamwe baturanye n'iki gihugu cya Kongo bavuga yuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo idashaka ibiganiro ahubwo ishaka intambara. Biri mitegura kurwana. Ni ibintu bigaragara rero iyo birebye, wareba ukareba ibiri kubera muri Kivu y'Amajyepfo muri za Uvira na za Walungu. Ubona M23 biriho abazarendo bakomeza kwiga babitera bafatanyije n'abarundi ndetse n'aba-FARDC ndetse n'aba-FDL n'abahoze muri polisi ya Kongo. Cyane cyane mwakano gace ka Gatogoto, za Kamanyura, za Runzinzi, za Rutere na za Kayange. Kandi ukabona M23 irakora reinforcement n'ibice ku buryo bukomeye, ikohereza y'intwaro, ikohereza abasirikare benshi, abarundi na FARDC n'abazarendo n'aba-FDL nabo bakabikora gutyo. Icyo rero kigaragaza yuko ibyo biganiro baba barimo ari ibiganiro nyine bya nyirarureswa, ariko icyo bashyize imbere ari imbaraga, bakagaragaza ko uzagira imbaraga nyinshi kuruta undi azamutsinda. Narega nabonye na Nduhungire Olivier Nduhungire avuga ati ibiganiro rwose ati ntabwo bizagenda neza nkibona, ati tukibona Kongo ikitegura imirwano.
sibyo na Kongo na M23 irategura kuko mperutse kubona ikiganiro Colonel Nanga yagiranye n'ikinyamakuru bita Telegrame yavuze yuko ngo Kongo bamubwira ko ngo kujya gukora gahenge nk'uko ari ukubahemukira ngabaki babimubwira abaturage ba Kongo niko Colonel Nanga yavuze avuga ko bazarwana kugira igihe kitazavira ku butegetsi mpaka rwose avuze ati nge ndayamanitse yavuze ibyo ngibyo rero ntabwo ubutegetsi bwa Kinshasa nabwo bwarera amaboko murabukwiye kurwana nyine kuko bufata M23 nk'abanzi babo ntabwo rero kuba Nanga yavuga ko avuga azavuga ngo ndarambitse ahubwo ikigali uko yaba umuhuza yaba M23 yaba ubutegetsi bw'Kinshasa bo bazareba inyungu niba gukomeza kurwana ibyo inyungu bakomeze barwane niba kuganira ibyo bifite inyungu bahitemo ibiganiro hari umuhanga buriya mu by'intambara uvuze ngo ushaka amahoro ategura intambara yaba M23 ishaka amahoro yaba ubutegetsi bwa Kinshasa bushaka amahoro uwikeneye amahoro rero kurenza undi nyine azagira imbaraga nyinshi mu ntambara atsinda undi ntuzatsinda undi mu ntambara ibiganiro abantu bajya babyumva nk'ikinamico ibiganiro ni ukubyumva nk'ikinamico ariko ikinamico ikina nyine biriho nubwo biba ari ikinamico burya urumva hari igikiri biriho bimwe bikaba byatanga umusaruro ariko ikindi ukabona nta musaruro bitanze iby'ibiganiro rero hagati ya M23 n'ubutegetsi bwa Kinshasa amahirwe menshi ubona nta kintu bizatanga kuko twagiye tubona ibyo bagiye bandura nta munsi n'umwe yaba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaba M23 bigeze babyubahiriza kuko niba bavuze ngo agahenge ariko agahenge aho bakavugiye ukaba ubona M23 imaze kwiga mu duce turenga 5 uramutse witabara wakubita umuntu wakwatata akagenda yasubira mu birindiro bye ukamwihorera ntujye mu bindi birindiro harimo ngo ujye kumusangamo iki ni ikigaragaza yuko rero M23 ikorera abakinnyi b'umupira hamwe bavuga ko defense ari attaque ko kugira defense nziza ari ukwataka ari ukuba watatse M23 rero nayo ubona iyo principe yo yayobotse niyo defense ko ari ukwataka abambari ba Kisekedi hanyuma twigarukire kuri Sadeke ingabo za Sadeke urabona ko rwose mu butumwa bwabo bwa Sami DRC bakomeje kuguko cyangwa se baracyabarizwa hano muri umujyi wa Goma kugeza amaginga uretse ibikoresho bamaze gucura ntabwo turabona bavuze bati nibura abasirikari 1000 cyangwa bange baratashe wenda baratashe ejo nibwo twabonye nubundi bavazana ibindi bikoresho none n'ibishaje byose nabonye na bya bifaru byahiye byagiye bisha nabyo nabonye bari gupakira bari bagiye kubicura muri make twava ko bagiye gucura n'inyuma ndagira ngo iyi Sadeke tuyigarukeho ni Sadeke twamenye amakuru ko ngo nayo burango mu basahuye hano Goma barasahuye kuko ngo ugeze ara mu kigo cyangwa wasangamo amateleviziyo amafirigo amapase donc bya bikoresho byose biri electronique bagiye babisahura hara mu mujyi wa Goma iyi Sadeke urayivugaho iki kubigendanye n'ubundi nuko mu byukuri urugamba hari umutaramejo ari kutubwira ati nyamara ati bura hageze igihinduka ati n'ubwi Sadeke muri kubona ikiri hano iguma iri no gutegura gutaha ariko hageze igihinduka ku butegetsi bw'Kinshasa bakagaragaza ko bari kurwana n'iki byose Sadeke ntabwo yaba ikigiye yahita ihindura bakahaguma iyi Sadeke urayivugaho iki Vincent urabizi yuko twageze ku kigo cyayo mu Rwanda tugakomeza tukagenda no mu bindi bice bya Sake na za Masisi ubonye yuko abo barwanyi bo muri Sadeke nta gahunda bafite kuba bataha kugenda bacyura ibikoresho ariko mu buryo bwo kwanga nta yindi gahunda Sadeke urabizi yuko urebye uburyo umujyi wa Goma umeze ukaba ibice bikikije Goma n'uburyo abarwanyi ba FARDC ndetse n'abarwanyi na FDL n'abarundi bari bakikije uyu mujyi ariko ugafatwa ubona umujyi warafashwe mu rwego rwa politiki ikomeye ukabona rero na M23 idakomeje kugira amakenga
abasamiliyari barimo hano n'ubundi bakoresha politiki ikomeye bakaba bambura ibice bimwe na bimwe bakabashyiramo defense yabo maze M23 mu bintu bito ukabona irakubiswe kubera yuko ubonye uko bataha barimo barataha nyine n'ibyuma bishaje bakabicyura yuko Afurika y'Epfo bakora intwaro South Africa aho batera ibyuma bishaje ntugire ngo nuko ari injiji bagiye kubibyazamo ibindi byuma se nuko bazi agaciro k'intwaro Afurika y'Epfo ikora intwaro kuba bacyura ibifaru byaraswe bakagenda bakongera bakabikora bikavamo intwaro nshyashya ni ibintu byoroshye nk'abantu basanzwe bazikora ntabwo rero ko babicura ari ukuvuga yuko batazi icyo bakora baravuga bati bino n'icyo bisiga ese ko M23 itagifata ikabigurisha na Uganda ko nabo bakora intwaro bakaba bakikoreramo intwaro ubu se tuvuge ko kiriya gifaru cyarashwe kuriya mu by'ukuri twabonye ejo bapakiye kiriya nacyo bazongera kibyazemo ikindi gifaru koko bazakibyaza n'ikindi gifaru kuko batakibyazemo n'igifaru bakibyazamo n'ikindi kintu niyo mpamvu rero ikintu cyabo cyose badashaka kugisiga kandi buriya ni na strategy imwe ituma M23 ibona yuko bafite gahunda yo gutaha bakabanza bakagenda bacyura udukoresho dukeya bavuga ati n'ibi turabitura kugira kwa gutaha kwabo nka Afurika y'Epfo yavuze ko tuzacyura abasirikare babo ukwezi kose kukarinda gutira kugira ngo bimwe bavuze nyine babigaragare yuko bari kubyubahiriza bifata igihe kinini bifata ukwezi bifata amezi abiri ubutegetsi bw'icyerekezo no bw'uko buri kwitunganya M23 yarangara nyine bakayigerera mu kebo yabagereyemo yeze ngabo ndumva bitoroshye ntabwo byakora ibyo nakubwiye kubera yuko samiliyari yatsinzwe mu rwego rwa politiki kugira ngo itakaze uno mujyi yarindaga ubu yabonye ko kurwana ikoresheje intwaro rero bitari kuyitobokera irimo irakoresha politiki kugira ngo irebe yuko yabasha gutsinda M23 ubwo bari kwikina niba bataha umwe ukabona hatanje ibikoresho ariko nabyo bigataha mu buryo butarangira nta kindi nicyo bari gutegura bari gutegura uko batsinda M23 banyuze muri politiki uko babona intwaro byanze ntabwo rwose bazawuva ntabwo bizaborohera kuko urabona ko n'ubundi baba bazengurutswe n'ibyo baba bakora byose ntabwo byavamo andi makuru yaramutse Vincent andi makuru yaramutse nayerekeranye nyine n'ibiganiro Marteto rero aravuga ati kubona bagiranye ibiganiro cyangagirana amasezerano tugashyira na declaration hanze na Joseph Kabila ndetse n'abandi banyepolitike ati nuko bagamije gushakira amahoro Halo network ibaye ikibazo rwose ibaye ikibazo ariko tuba tugomba kugikemura vuba tugakomeza kugenda tureba aya makuru rwose akomeye cyane y'ibiri kubera hano muri uburasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo ubwo rero tugomba kugenda rwose tubikurikirana tukareba yego Vincent amanetwork yarabaye mabi kimwe rero mubwiye yuko imanzi yatangaje ko bakomeje gukora imihanda mu bice bitandukanye mu nyungu z'abaturage bakaba basaniye umuhanda wa Kirumba Mwaro ari umuhanda wari umaze iminsi warangiritse bakaba bafashe gahunda yo kuwusana kugira ngo abaturage babone ahantu bajya banyura ejo cyangwa ejo bundi berekane ko ibyo Tshisekedi kuri bitari mu nyungu z'abaturage ariko ko batangiye gukora ibyo abaturage bifuza kandi ko ejo n'ejo bundi mu gihe bafata n'igihugu cyose ko babasha kugikontorora ikindi nasoreza kuri Steven Wembi amaze iminsi azenguruka umujyi wa Goma agirana ibiganiro na Corneille Nangaa
ikiganiro bagiranye rero yabwiye Colonel Nanga ko ngo abona ibice bafashe kubikontorora bigenda bibananira. Colonel Nanga aramubwira uti ntabwo ibice twafashe kubikontorora bitunanira ahubwo turimo turazenguruka n'ahandi kuko abaturage barimo baraduhamagara mu bice bitandukanye. Usibye no kuba uvuga yuko tuno duce baharasa no mu bindi duce kize kidakontorora hararaswa. Yego. Ati birengagiza yuko tumaze amezi 3 dufashe no mugi, ati rero aracyarimo abagizi ba nabi batuma ayo masasu wumva warayumvisha. Ariko meya w'umujyi wa Goma nawe yatoye itangazo abuza abaturage bo muri Butembo ndetse no kuduce ndetse na Goma hose no mu nkengero zako ngo bakwiye kureka gucuruza inzoga zitwa civu zo mu dushashi. Atangiye kubakura ku nzoga ngo bagacuruza inzoga za civu ariko ziri mu dutupa. Kubera yuko iyi nzoga civu yo mu dushashi ngo ifite alcohol nyinshi cyane ikaba yagirira n'abo abaturage. Asaba yuko utazabyubahiriza ngo azahanwa n'amategeko. Amategeko yahe ya Kinshasa amategeko yabo bitiriyeho AFP 23 kuko nabo bashyizeho amategeko. Nicyo avuga rero ati utazabikurikiza tuzamuhana. Ntabwo rero kuba babahagaritse gucuruza inzoga mbi ari ukubakura ku nzoga kuko no kubatungira ubuzima. Ntabwo ari uburyo bubi kuko nabonye bari gushyiraho ingamba zitandukanye. Nabonye batangiye gushyiraho gahunda yo gushingira abantu kuko nk'ubu nabonye ari abantu bagera muri 30 biyamamaje kuzashingirwa mu rwego rw'amategeko. Ariko harya nihe twahuye n'abantu bavuye mu bukwe bavuye gusezerana bashingiye. Hari abo twahuye bavuye kubyara, hari abo twahuye bavuye gusezerana. Ni benshi murabona yuko imirimo yose igenda ikorwa yabishingiye ku mategeko, yabishingiye ku madini. Ntabwo igihugu cyahagaze nubwo gifitwe na M23 kandi bayifata nk'ishyamba, ariko burabona ko bakomeza kwabitinga nk'abategetsi nyine bafite ubutegetsi bufatika. Tugarutse kuri Wembi na Colonel Nanga, hari akavido kari gusirikira kuri rezo sosiyo ubona ko hatarimo ubwumvikane Vincent hagati y'aba bagabo bombi mu kiganiro bari kugirana rwose ndetse baniciye mu biro. Nibyo nakubwiraga nyine naho Steven Wembi yamubwiraga yuko amaze igihe mu mujyi wa Goma yumva amasasu, abantu bapfa ku ibice bafashe kubikontorora atabimetiriza, kandi ko no kuba abantu bapfa ari kigaragaza yuko nta mutekano uhari. Ukaba rero yamusubije ko ibice bitandukanye bahamagara kujyayo kandi ko n'ibice bikontororwa na Kinshasa harimo umutekano muke. Kuko bamaze amezi 3 bafashe tuno duce batahita babona umutekano 100% ko bari kugenda babikora mu mayitape par etape. Alright, sawa kabisa. Nimba hari indi nkuru ubwo wahitugezaho mbere yuko rwose tukurekura. Dukomeze dukusanya n'imakuru turabagezaho amakuru ataha. Sawa. Yes, reka no dushakishe na mugenzi wacu uri hariya mu misozi y'Imurenge. Reka nawe tumushakishe ku murongo adukubitero kuri update rwose zejo cyangwa se zuko ibintu bimeze hariya Imurenge, mu misozi miremire y'Imurenge. Aha rero naho rwose hakaba ari hamwe mu hari kubera urugamba ingabo z'abarundi zifatanyije na FDLR bakaba rwose bari kugaba ibitero. Rero nawe reka turebe ko turi buze kumufatisha ku murongo. Gusa ariko turaza kumubona wenda mu kiganiro cyacu gikurikiye. Turebe rwose ko twamufatisha. Turebe ko twamufatisha. Hanyuma igishoboka cyangwa se ikigaragara ko kumufatisha ari ikibazo. Twabaha izindi update kugira ngo dusoze amakuru yacu.
indi update rero nuko muri Rucuro n'ubundi ku munsi w'ejo n'ubundi M23 biriwe muri operation ni operation rero zaberaga n'ubundi aho bita hano mu nkengero za Kabizo. Nyuma rero yuko M23 aka gace ka Kabizo igafashe cyangwa se yongeye kukisubiza, kakaba ari agace kari karimo FDL ndetse na Wazalendo bari bamaze kukigarurira, nyuma rero kukarekipera kongera kugafata cyangwa se kongera kukigarurira. Ejo rero bakabiriwe mu ma operation n'umuntu ari gukuramo aba FDL ndetse na Wazalendo. Hari abagiye baraswa rero bakirukankira mu mazu cyangwa se bakisha mu mazu muri iyo quartier cyangwa se muri ako gace. Ejo rero cyitwa Kufrefe cyavuzaga ubuhuha aho bagendaga rero bakurura cyangwa se bavana mu mazu, abandi rero bakabasanga mu bigunda harimo bagiye batagararana, ikagenda ibararuza. So uyu munsi rero biteganyijwe ko n'ubundi operation iza gukomeza. Ibi bitero kandi bigomba ngo kuzakomereza hano bitazagishishe ndetse netwa za Bambo, aho rero ngo bikaba ari ibice n'ubundi birimo cyangwa se kubarizwamo izi ngabo ziri kurwana ku butegetsi bwa Kinshasa, harimo FDL, FARDC ndetse na Wazalendo. Tugiye muri Warikare rero naho ubu tuvugana ubu ni calm, ni umutuzo, nta mirwano iri muri aka gace, gusa usibye ukwiyongera cyangwa se kuri reinforcement zikomeje kugenda n'ubundi zigaragara ko ziri gukorwa ku ruhande rwa guverinema. Hanyuma ariko ku rundi ruhande ibice M23 barimo bakarimo kugenda rwose babirinda neza bakora patrouille, ariko ku rundi ruhande guverinema no inava ko ubu tuvugana rwose hariya bahagaze bwuma. Ikindi twasorezaho ni hano muri Rubero iri kuvugwamo amakuru menshi cyane, ni Rubero iri kuvamo imirwano. Nyamara iyi mirwano urabaza bari kuri front line bakakubwira ko nta mirwano iri muri Rubero, ndetse rwose ngo akazi rwose barimo kugenda banabona ibintu by'ibiruhuko bakagenda kiruhukira bitewe nuko nta rugamba ruri aha hantu. Ubwo rero akomeje kuzana ibyo kuvuga ngo hari imirwano hano muri Rubero. Abo rwose nje nkurikije amakuru ndimo kubona, ubwo sinzi uko imbone zabo zirimo kureba, nje mbona hano muri Rubero nta mirwano ihari. So nguko rero uko bimeze, ubwo nuko amakuru yacu yo muri iki gitondo yarahagaze. Ubwo andi makuru tuze kuyagaruka mu masaha ari imbere. Dukomeze tubashimire cyane rero mwebwe mwabanye natwe kuva ku munota wa mbere kugera kuri uyu munota. Imana ikomeze kubarinda kandi ibahezagire, turabakunda cyane. Ciao.